mbese muraho ndizera ko munezerewe kandi biragaragara n'ijuru ryishimye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Kadusenge twige. Urakoze mwami Imana wabanye n'aba bavyeyi n'iyi miryango n'abasore bacu. Ibyiza nk'ibi niweho wabikoze, uhabwe icyubahiro. Turanezerewe, abavuye kure baturinze impanuka, n'umunezero gusa kandi niko usanzwe, nitwe babi udukorera ibyiza, uhimbazwe iteka ryose. Tugiye kwiga ibyerekeye ubu bukwe twatashye, ngaho abana bacu bararwubatse barishimye, natwe duhe kugira icyo tuvana muri ibi, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira kuri ubu bukwe nk'uko namwe mububona. Biri n'amahire ubwo bigaragaye ko hariho abashya babonye bwa mbere, ngo babufiteho n'ibibazo byinshi, by'umwihariko nk'abagorozi. Turabisobanuraho gake ariko twivugira ibyiza by'ubukwe, natwe tugira inyungu tuvanamo. Reka baje nyuma, nitwa Ntakirutimana Emmanuel. Insanganyamatsiko tugiye kuganira ni ijambo riri kutubwira ngo icyiza kirarindwa. Ngaho musubiremo numve ko mwumvise. Icyiza kirarindwa. Turasoma ukuri kw'Imana mu ijambo ryayo, ariko turakoresha na logique, turashyira no mu gaciro kugira ngo namwe mwumve ko hari impano ijuru ritanga ukaba utapfa kuyipfusha ubusa uko wishakiye. Muri kubona kuduteranya aha ngaha mbere ku gaciro k'ubukwe. Mbere ku gaciro k'ubukwe, icya mbere Itangiriro 2:18 bwahanzwe n'Imana. Imana ubwayo iremye Adamu, imuhaye akazi, niwe wisi ibimera byose mubona ku isi, amoko tutazi, niwe wise inyamaswa zose zo ku isi, amoko menshi tutabara. Nk'uko abaririmbyi babivuze, ngo ubwo yazitaga amazina, ngo zamunyuzwaga imbere ari ingabo n'ingore, zose zirahetura, ngo ariko yibona we ahagaze wenyine, ari singo, nta wundi mugenzi we bari kumwe. Kubera ko rero Imana izi byose, ikamenya n'amabanga yo mu mutima, ngo icyo cyifuzo kimuje mu mutima irakirabukwa. Itangiriro 2:18 haranditse ngo Uwiteka Imana iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Aho niyo ntango y'ubukwe ku isi. Nuvuga ngo ubukwe bwa mbere bwabaye ku isi bwari busosotse mu biganza by'Imana, reka muremere umufasha umukwiriye. Kuri iyi ngingo byari umunezero wa mwene muntu kugira urugo, ntabwo yigeze aremerwa kuba wenyine, kandi n'uyu munsi wa none byategwa n'ibyago, byategwa n'intambara, byategwa n'isimbi, nta wabipanga, nta n'imyizerere ibigena. Ahubwo waremwe wese, umugabo n'umugore, yaremewe kuzabana na mugenzi we. Uwo mugambi Imana irawusohoza. Noneho icyaha kije, ubwo ni Itangiriro 3 itunda ririwe, Itangiriro 4 n'ibihano byakurikiyeho. Adamu na Eva kubwo kurya itunda birukanwa mu Edeni. Bari bambaye kudapfa, barabinyagwa. Bari bafite aho baba batanyagirwa, batakicwa n'izuba, bataruha, barabyamburwa. Bari bafite umunezero utagira impinduka. Ngo ariko Imana ibarebye, ngo isanga aho birukanwe hanze y'amarembo ya Edeni, ngo nibagenda nta bintu bisa n'ibibahumuriza. Ngo Imana isanga agahinda kazabahitana, ishyano rikabagwira. Mu gitabo kimwe cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi cyangwa se Patriarchs and Prophets, n'urupapuro rwa 46, harimo ijambo ryiza ryanejeje. Yego, biravuze ngo n'Abaheburayo 13:4 gushyingira ubukwe nibwubahwe na bose, ni kuri iryo somo rivuze. It was one of the first gift of God to man. Ubukwe ni imwe mu mpano za mbere Imana yahaye umuntu,
And it is one of the two institutions that after the fall, Adam brought with him beyond the gate of paradise. Kandi na nyuma y'uko Adamu agwa ni bumwe mu tuntu tubiri Ahamu yahaweho imperekeza asohokana nabyo mu marembo ya paradiso. Iri jambo yaba mwari mubyumvise kubakora nibo babizi, iyo bageze igihe cyo guhabwa pansiyo bajya babaha ibyo bita imperekeza, cyangwa iyo imirimo ihindutse kuri bamwe babaha imperekeza ngo iyo hirya bagiye mu buzima busanzwe agahinda n'ubukene bitazabica. Niko Imana ngo yarebye Adamu ibona ko asohowe muri Edeni, ibona ko na Eva bajyanye, bazahinga, bazanyagirwa, bazikorera imitwaro, bazarwara, bazarwaza, bazapfusha, banapfa. Ibona agahinda kazabica, irangiza iravuga ngo kambagenere imperekeza, ndabaha ibintu bibiri. Icya mbere ndabaha isabato, bajye barakora mu minsi 6, dore ko abantu benshi bamaze kwicwa na stress. Kuwa karindwi bo barorere baruhuke, nibura umubiri wongere wihembure. Nguko ku itegeko rya 4 basohokanye naryo. Irongera iti ndabaha ubukwe, umwana ajya aravuka, ab'incuke, abe akagimbi, akure, abe ari umuntu ufite ibitekerezo agambiriye gushyingirwa. Bahamagara imiryango, bahamagara inshuti, imirimo muyibagirwe. Murabona nk'aba bavuye mu Bwongereza ni kure, mbese n'aba bana bacu bashingiwe babirebereho. Ubazi iyi mitwe iraha, nubwo waduha umubyizi wa Nyakabyizi twese tukaba ba day work, ahandi kuhabona nka miliyoni haryamye, kuko n'abavuye i Kigali, n'abavuye i Butare, abavuye muri Angleterre, abavuye aya n'amafaranga. Naha twicaye ku mafaranga, turi burya amafaranga, turanywa amafaranga, bakoye amafaranga, n'iyi myenda bambaye n'amafaranga. Dukoresheje logique, ubukwe burahenze. Noneho murebe ukuntu twabihaye agaciro ayo mafaranga tukayashora nk'abari kwinvestisa ngo tuzunguke. Murebe icyo gihe mwataye, murebe amasomo mwahagaritse, buri wese ku giti cye, utarwaye mu mutwe ntawe ubuzi ibyo akora. Ubwo rero ni Imana yabigennye uko ngo mujye muruhukaho, mwizubaze gake, mube mwibagiwe, bumera nk'isabato. Ngo byari umunezero wa mwene muntu hanze ya Edeni aho baruha bagapfa. Ubukwe n'isabato ni ibintu bibiri byo kongera guhembura impagarike yacu. Noneho mwumvise ko ari bwiza, ari nayo mpamvu tubwira abangaba ngo iki gikorwa kigezweho bitwaye byinshi, ntimukagipfusha ubusa. Ubukwe ni bwiza, icyiza kirarindwa. Naratambuka ku ngingo mvuga, Adamu Imana yaravuze ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Bamwise umufasha, helper. Ntabwo ubukwe bupfa kubaho. Iyi ni message mbwira abasore, ndiko babona benshi barahangaha. Ntabwo ubukwe bupfa kubaho. Iyo umuntu agiye gushaka umufasha, hari condition aba agomba kuba yujuje. Ugomba kuba ufite ibyo ufasha. Icyo mucyumve kwanza. Ngaho abari hasi mu ndebe, dusupoze ko mfashe iyi Bibiliya. Umuntu amaye n'iki gitabo nacyo ndi bugifata. Nambi ikindi nshyize mu kwaha, nambi ikindi ndashyira. Ariko nambi ikindi biri mu ngore. Ubwo ngeneye iki noneho? Ngeneye umufasha. Urahirwe utazarota umufasha ntabyo ufasha. Ukenera umufasha n'ufite ibyo afasha. Iri jambo urubyiruko muri cyakaro, ufasha ubusa nta mufasha akeneye, kuko nawe niyo yari ntahazi. Noneho iyo bano basore n'inkumi bacu bageze igihe cyo gushyingirwa, ntabwo ari ukuba ukuze mu gihagararo ibyo gusa, oya, ushobora kuba ukuranye ubusa. Ntabwo ari ukuba hari ushaka urugo gusa wabikumbuye nk'uko wabibonanye abandi, oya, ushobora kuba utujuje ibyangombwa. Ahubwo buri wese waremwe ku isi, Imana yamushinze mu isi ngo ajye agira ibyo amara. Imigani 17:17, inshuti zikundana ibihe byose, kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi mu makuba.
akaba ariyo mpamvu mu gitabo kimwe ku basoma cyitwa Guide pratique d'éducation familiale, ni urupapuro rwa 419 haranditse ngo gushinga urugo ngo ntabwo ari ugushaka ahantu hakunogeye ngo mu buryo bushoboka bwose, ngo ahubwo ni ugushinga ihuriro rimurika aho abandi bazajya baza kwishyushya mu by'umwuka, ni ugushinga aho abandi bazajya baza kwikomereza, ni ugushinga aho abandi bazajya baza kwigira, ni ugushinga aho abandi bazajya baza kubariza akayira kagana ku kuri no ku munezero. Niyo mpamvu ituma umuntu ashyingirwa. Iyaba mwari bunyumvise mwa basore mwe, ingeso yo kuba namwe mutaribona mugatekereza iby'urugo, turabaho muri monde turimo ukaba utarabaho ariko ugatekereza iby'urugo. Ntacyo wamarira nyoko, ntacyo umaze ku kazi, uri wa wundi ukorera ijisho, ntacyo umaze muri quartier, nturubaka inzu habe n'ikibuti, nta n'ikibanza, nta n'ibyo uteganya, ayo uhembwa ajya kurwara, ajya ku musatsi, ajya ku munwa, ajya ku matwi, aruta yo gaburira nyoko na nyoko wanyu na nyogosenya. Warangiza uti nanjye ubu ndakuze ndi kumva bikaze, telefone y'ubururu, iy'umweru, iy'uruhondo, ugahinduranya nkaho zisakara inzu. Umugabo w'imigambi ufite icyo amaze muri sosiyete arakimariye, akimariye abandi, akimariye ababyeyi, akimariye abavandimwe, ni utegura. Mu gifaransa baravuze ngo ni un centre de rayonnement, ni uruziga, ni ikigo kibengerana kirabagirana ngo aho abandi bazajya baza kubonera ibyiza. Ari nayo mpamvu abasore mwebwe mutarashyingirwa bababwira ngo n'igihe ugiye kurambagiza ngo muri mugenzi wawe wifuza ko muzabana, ngo mbere mutarabana ngo uzarebe niba namara kugera iwanyu ngo mu cyimbo cyo kugira ngo so na nyoko babone umukobwa ubakunda, uzarebe batazazimiza n'uwari umuhungu wabo. Ibyo uzabimenye kare, nuko ubu bukwe umusore n'inkumi bahuriye hamwe ni ukugira ngo abandi n'isi muri rusange babonereho umugisha. Niyo mpamvu rero ushaka umufasha n'ufite ibyo afasha. Agira botike, yajya ku kazi agasanga byahombye, akagira inka iyo yazitaho agasanga muri butike byazambye, agira nyina na nyirakuru, yaba yagiye kubareba agasanga aho yororeye inkoko bazibye, agira ku kazi, agira uwakeneye umufasha kuko afite ibyo afasha. Kondisiyo, gira ibyo ufata, gira icyo umaze mu isi, noneho ukenere mugenzi wawe kugira ngo kuba ingirakamaro kwanyu kurusheho kwaguka. Noneho nibaza ko uwo ari wo mugambi w'ubukwe, nicyo gituma habaho gushyingirwa. Hanze y'ibyo uba ukoze ibindi. Noneho nababwiye ngo icyiza kirarindwa. Ubu bukwe ni bwiza, burarindwa. Butarinzwe urugo, Imana ikintu cyose yagihaye amategeko. Ntabwo ibintu bipfa kubaho, bibaho ku mategeko atuma biramba. Ngaho ngiye kuvuga utuntu 10, ndatuvuga nihuta kugira ngo bize kugenda neza. Icya mbere, urugo rurindwa n'amasengesho. Urugo rurindwa n'amasengesho. Abaswa ngo bajya bibwira ko hari inkumi yashyingiwe ngo igiye irasiga hano hakaba imihondo, ubundi ikagira ute ikisiga ikaneka, ngo ubwo hari mugenzi we ngo azamukunda. Ibyo ntibihagije. Bo muri iri teraniro hari abakunda ibyo kurya runaka, ibigo nk'umuceri, tofu cyangwa ibirayi, ariko haguha igihano akabiguha kuva tariki ya mbere ukwezi kwa mbere kugeza ku yindi, waba umaze kurambirwa. Ntabwo ibyo bihagije rero, abisize zatanye ntibagira ingano. Abasore banyumve, niyo bajya kureba mugenzi wabo ngo bazabana, mu gihe ibitabo bitubwira ngo uko umubona umuntu agenda ahagaze agizwe n'abantu babiri. Ngabasoma Bibiliya, Abakorinto ba 2 igice cya 4 umurongo wa 16 haranditse ngo nubwo uyu muntu w'inyuma ngo asaza, ngo umuntu w'imbere ngo agenda arushaho kuba mushya. Ubwo urumva ndinje, ariko ngizwe na babiri, hari uw'inyuma, hari n'uwa hehe, n'uw'imbere. Noneho uzakubera umugabo
uzakubera umugore, uwakubera umwana mwiza n'umuturanyi n'umukozi mwiza, ntabwo ari uyu w'inyuma, ahubwo ni uwahehe, ni uw'imbere. Kubw'ibyo rero ntabwo we bamusiga amavuta ngo ubwo bibe biciyemo. Yemwe basore mbabwire, ninde waza n'umudamu, kuko ibitabo biratubwira ngo iyo ugiye gushyingirwa, waba umudamu waba umusore, kwanza haba hariho icyo ushaka iki kwanza. Icyo nicyo kibazo wibaza, ubundi ngewe nshaka iki. Kananga ingero ntihagire uwo zikomereza. Umwe ashobora kuvuga ati ngewe mama arashaje kandi mpora mu ngendo, nkeneye umukazana wo kujya muba bugufi, ajya narwara bikaba ngombwa ko serivisi zose azikorerwa n'undi muntu, nkeneye uzabimukorera. Mbese warafotoye muri mugenzi wawe usanga bishoboye? Cyangwa warebye ko ari muremure inzobe mwiza, ariko n'abarebare ntawe baca kabiri ngo asigare mu rugo ndagiye ku kazi, ngo nibura hakugwa imirimo iri dubure. Oya, ubururu umwe uko yabangana kose. Ntawanezerwa yarazanye umufasha ashaka ko yita kuri nyina, barumuna be, imishinga ye, nuko ugasanga inzara yabishe yabibimye, nuko uvuga uti nubwo wabicishije inzara ariko uri inzobe pe, ntacyo nzakubanira iki. Ntawabikunda. Ahubwo ubwiza bw'umuntu, Abaroma 2:7, Abaroma 2:7, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, ikazabitura ubugingo buhoraho. Ubwiza bw'umuntu ni itirite, n'akamaro ke. Ntabwo ubwiza bw'umuntu ari isura, uko areshya, uko angana, ibyo byitwa uburanga, ariko si ubwiza. Hari ubundi bwiza bufite icyo bumariye isi muri rusange. Ngaho uru rugo rero rurindwa n'amasengesho. Niyo ngingo ya mbere ntari butindeho. Urugo urwo ari rwo rwose rurindwa n'amasengesho. Ibyashuye 3:2 haranditse ngo namwe mwazubatse, hari imvugo mpanuzi ivuze ngo yuba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. N'abazimaze mw'iminsi mushobora kuvugurura izari zibayeho zigendera ku mapine zigatuza, ariko bigakorwa n'ingingo ya mbere yitwa amasengesho. Muri Luka 18:1 Yesu niwe yabwiye abigishwa be ngo abacira umugani wo kubigisha yuko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 muzahere ku murongo, nibaza ko ari uwa 17, haranditse ngo musenge ubudasiba. Ababonye umuryango bagize amahirwe n'abandi bamaze iminsi, ntukarambirwe. Urugo rubaho iyo rusengerwa, kandi ukarusengera ugambiriye ngo rusohoze umugambi Imana irwifuriza mu isi yarushyizemo. Iyo ngingo ndumva ntari witindeho. 2, urugo rurindwa no kwihangana. Urugo rurindwa no kugenza ute? No kwihangana. Isi si ijuru. Isi si ijuru, abayituye si abamarayika, n'abantu bagira intege nke, n'abantu bakosa, n'abantu barangara, n'abantu bibagirwa, n'abantu badakunda ibyo ukunda, n'abantu mutahuza icyerekezo. Kandi nibutse abashyingiranywe none n'abandi babiteganya, umusore n'inkumi bahurira mu nzu ari bakuru. Ntabwo rero umwe ababaye umubyeyi ugiye kurera undi, barera uruhinja rwavutse bakarutoza iyo ruzanyura, ariko muhuye yararezwe, ahubwo uko ari n'ukumwakiri. Kubw'ibyo rero, mu kugira ngo muzabane neza urugo rurambe, musabwa ingingo yo kwihangana. Muri Bibiliya, muri Yakobo 5:17, kwihangana bakugereranije ngo nuko umuhinzi ahinga ngo agategereza imbuto ye yihanganye. Nawe uziha mu guhugura, mu gusabira mugenzi wawe, mu kumwerekera ibyiza, mu kumutega amatwi ngo wumve ibyiza bimurimo, urasabwa kwihangana. Abagalatiya 5:22, kwihangana ni imbuto y'umwuka. Imbuto y'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ukwihangana, ni ukwirinda. Mu mbuto z'umwuka harimo no kwihangana. Ndetse Petero ya 2:1-5, no mu ngeso za gikirisitu haranditse ngo harimo kwihangana. Rero impamvu mujya mubona imiryango myinshi isenyuka, ntabwo haba habaye mwibibi biruta ibiba handi, ahubwo aba bana haba ubwo babuze impano yitwa kwihangana.
noneho muyisabire, muyisengere, muyitoze, mwimenyereze. Ibyo birinda umuryango ukubakika neza. Ku ngingo ya gatatu, muzirinda agakungu. Nubwo nkoresheje ijambo rikaze, ntabwo mvuga ishyo ry'imbwa, ahubwo muzirinde ibintu bimeze nk'ubusungarere, ibintu bimeze ibi byo ndabivuga mvuze iby'Imana yavuze mu ngo zabayeho. Itangiriro 2:24, Itangiriro 2:24, ruriya rugo rw'umwimerere turi gufatiraho reference, haranditse ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Uyu ni umugabo uvuzwe, ngo azasiga se narangiza asige nyina, abane na mugenzi we akaramata, babe umubiri umwe. Iri jambo gusiga namwe muryumve, ni ugusiga nyine. Ndongera nsome Zaburi ya 45, Zaburi ya 45, uhere ku murongo wa 11. Hari aya magambo avuze ngo, yego niho nibaza ko ariho, umva mukobwa utekereze, utege ugutwi, kandi wibagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Nicyo kizatuma umwami akunda ubwiza bwawe, kuko ari we mwami wawe, nawe umuramye. Ntabwo ndasoma byinshi, nubwo ari imvugo isobetse, ariko ibwiye umusore ngo nicyo kizatuma usiga so na nyoko ukabana n'umugore wawe akaramata. Ibwira umukobwa ngo wibagirwe ishyanga ryanyu, wibagirwe n'inzu ya so. Ntabwo iyi mirongo itegetse bano bantu bashyingiranwe kutazongera kugirira neza ababyeyi babo, ahubwo ibiramambu umubyeyi wari ufite umwana umwe wajyaga abona umubyizi umwe, akabona igitenge kimwe, niyishime yiterere hejuru, yagize abana babiri n'ibitenge bizaba bibiri. Ibyo byo nta cyahindutse. Ariko mu bihereranye n'inama kwinjira mu buzima bw'urugo, ababyeyi, inshuti, muzasoma mu Migani 18:24, haranditse ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Inshuti nyinshi zisenya urugo. Uyu munsi wa none abana bacu baremye uruziga rwera. Mu bitabo dusoma, muzasoma mu gitabo cyitwa The Message to Young People, baravuze ngo nta wundi muntu wemererwa gusesera mu urwo ruziga, nibo bonyine bagiye kuba mu bwatsi bwabo, mu nama n'imigambi n'ibyerekezo. Inama z'abandi zose ibyo nibisanzwe, muzagura ikibanza, n'undi wese yabagira iyo nama, ariko bagomba kuba bafite ubwonko bumeze nk'akayunguruzo, buzi kuyungurura inama bagirwa, kuko abajyanama bose ntibatunze inama. Noneho bijya bisenya urugo, ntirurambe. Iyo rufite ibitobore, sinzi uko nabyita, rufite ibyuho, umusinzi yinjiramo agatanga inama, umusambanyi yinjiramo agatanga inama, ngo njye akagabo kanyenga nkakubita, nawe akaba arayitanze ngo nawe uzakatumure. Undi akaza ati umugore badateye urushyi ntabwo amenya ubwenge, ngo nawe uzabikore. Izo nama zisenye. Uhereye none, uretse namwe ba rubanda muri uyu muryango wubatswe none, ijambo ry'Imana riravuze ngo na se na nyina babasige, ibagirwe ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Mu bijya bisenya imiryango ngo nuko haba ubwo urugo rwubakwa, ngo inama ziruyoboye zikaba ziva kuri se cyangwa nyina bababyaye umwe muri abo bana. Ibyo bijya bisenya urugo, yenda hari turaza kubivuga. Uhereye none rero barakuze, bariyemeje, ntawabiboheje, babikuye ku mutima, nibamenye ko bayobora igihugu cyabo. Kandi kugeza bavuye ku isi, umubyeyi mu muryango ntabwo ajya ava ku butegetsi. Ibyo mubyumve mwa basaza mwe. Mu gihe abandi muri za guverinoma babwirwa ngo mujye muva ku butegetsi, umubyeyi mu muryango aguma ku butegetsi kugeza atakiri ku isi. Icyakora agasabwa kuyobora neza. Noneho muzarurinde agakungu. Inshuti nyinshi mbi zitiyubakiye, inshuti nyinshi zitipangiye ibyazo zisenya urugo. Inama zitari zibavuyemo ngo mumenye kwanza icyo mushaka nuko mugiye guhangana n'ubuzima ngo mukigereho, izo zisenya urugo. Muzarurinde agakungu. Ku ngingo ya 4,
buri wese mu bashyingiranywe asabwa kurinda ubumuntu bwe yihariye, ibyo bita personality. Arasabwa kurinda ubumuntu bwe yihariye. Ibi mu byumve, ni byiza ko abashakanye bakundana bakaba umwe, nta n'igisa nabyo. Ibi byo ndabisoma, ndasoma mu gitabo kimwe cyitwa Intekerezo n'iby'umwuka bihagaze, Mind, Character and Personality, ariko ndasoma Igifaransa n'urupapuro rwa 439. Abasoma Icyongereza ni Mind, Character and Personality. Hari amagambo avuze ngo bari gutanga inama ku bantu bashyingiwe vuba. Bavuze ibi bikurikira: inama ku bashyingiwe vuba. Kanze ayo magambo nyagereho, yego ndumva nayabonye. Harimo amagambo avuze ngo le mariage ne doit pas détruire la personnalité des époux. Ntabwo gushyingiranwa kugomba gusenya ubumuntu abashakanye bihariye. Ni le mari ni la femme ne doit chercher à exercer sur son conjoint une autorité arbitraire. Yaba umugabo yaba umugore ntihakagira utwaza mugenzi we igitugu. Ndataruka hepfo, message adressé à des jeunes mariés. Ubutumwa bahabwa abashyingiwe vuba. Dans votre union pour la vie, muri kuguhurizwa hamwe kwanyu kubuzima bwanyu bwose, vos affections doivent être tributaires de votre bonheur mutuel. Nimureke urukundo rwanyu urwumwe ruba umugaragu wundi. Il faut que chacun veille à celui de l'autre. Buri wese ajya arinda n'ifuhe ibyanezeza mugenzi we. Telle est la volonté de Dieu à votre égard. Icyo ni kimani bashakaho. Mais bien que vous deviez vous confondre auprès de ne former qu'une même personne, ariko nubwo musabwa kwisanisha kugeza ubwo murema umuntu umwe, ils ne font pas que l'un ou l'autre perde son individualité. Ariko ntibikabeho ko umwe cyangwa undi atakaza ubumuntu bwe yihariye. Muzakomeze musome iki cyigisho. Baravuze ngo ntukemere ko umuntu bwawe buri gita, ariko ubwo tubibwirwa turi twembi, reka buri wese nawe bigira intego. Abantu babana bakuze myaka irenga 25 ni bakuru, ni bakuru. Hari ukundi ibigori, hari ukundi ibijumba, hari ukundi imyumbati, hari ukundi ubugari, hari wambara ibipira, hari ukundi ibikote. Haba hari ibyo ukunda. Iyo bitari icyaha ntihakazagira ukwempoza ngo ukundi ibyo akunda. Upfa nawe kutamwempoza ngo ayoboke aho wayobotse. Ari nayo mpamvu hari ukunda kuganira, uzamureka aganira, apfa kutazavuga ubujaju. Hari ukunda kuvuga menshi, azayavuge yose ayamare, apfa kuyavuga ari mu mavuna ari kurarika. Nta kibazo. Ntugafate mugenzi wawe ngo umushyire mu gapfunsi ngo amere nk'uko umeze. Ntabwo ibyo bishoboka. Abantu ntibasa, abantu ntibareshya, ntibakunda bimwe, ntiberekeza hamwe. Ahubwo muri iki gitabo n'ubundi nasomaga harimo akagingo kavuze ngo la richesse de la diversité, ngo ndetse ngo biri n'amahire, ngo mu kubunyuranije na mugenzi wawe ngo harimo ubukungu. Hari ubukungu mu kunyuranya na mugenzi wawe. Abagabo bamwe cyangwa abagore bamwe cyangwa ababyeyi bamwe ntabwo ajya nezerwa iyo ari kubona avuga ibintu mugenzi we ntabyikiriza. Ingoma y'abidishi ntabwo yemewe mu byo kubaka urugo. Ngo murayakoreye, mufite miliyoni zibaye 2, ngo ariko madamu ngo miliyoni ngo ngendagura moto. Umudamu ashobora kuvuga ati ntabwo uragura moto tutagira n'ikibanza. Kandi avuze ukuri, imoto niyihirimye ntambabura bacuramo, ariko ikibanza kirahahora n'inkangu yacyo isiga inkora. Ubwo se ntabwo batanze igitekerezo. Mugenzi wawe uzamwumve, wuze ibyo akubwiye, ntugashake ko agendera mu nkweto yawe muhuye muri bakuru. Ubwo kwa gusenga niko kuzajya gutera buri wese gutekereza ibyiza ngo atazatekereza ibibi. Iyi ngingo ntabwo nayo nshaka kuyitindaho. Kurinda ubumuntu bwawe ku giti cyawe bizabubakira mugeze iyo muzasorera. Ngaho ku ngingo ya 5, urugo rurindwa no kwizerana. Urugo rurindwa no kwizerana. Hari abantu bafite ingeso, icyaha, sinzi uko ndabyita, cyitwa ifuhe. Bafite ifuhe
ni iby'ukuri turi mu isi, turi abanyabyaha, hariho n'ibindi byinshi. Ariko uramutse ushatse gufata umuntu mukuru mutonkanye ibere muhuye mu nganuko, ukumva ko uzamugenda cyetse ahari ibigo bishinzwe iperereza by'Uburusiya na Amerika byose ari weho bikorera, ku buryo satelite zihora zisetinze. Noneho yaba yagiye muri Kenya, ubwo zikaba zimuriho nawe uri kuri computer, nta nubwo wahinga, ntiwanateka, ntiwanarya. Ubwo na nijoro nturyame ukajya umureba. Ubu se ko umuntu ajya ni Buraya, ko umuntu ajya Amerika, ko umuntu ajya mu Buhinde, Kenya, Zambia, koko wagafuha wagira uzaba umuriho, nubwo wagira amaso nk'ayiki. Ahubwo mugenzi wawe ni mwizerane. Reka mbone mvuga ibyiza by'ubutumwa bwiza. Baragowe abantu badakunda Imana n'ijambo ryayo, ingo zabo nuko zibayeho. Icyo kora bafite na bagina na banyirasenge baza bakababwira ngo nuko zubakwa ngo shinyiriza. Ariko ibyo ntabwo ari ihumure bavuye mu ijambo ry'Imana. Abamenye Imana bakayubaha bagakunda amategeko yayo, ntabwo bajya bahemukirana. Ubwo butumwa bwiza bwakubakira bushobora kutaguha amafaranga menshi, ariko bwatunganya mugenzi wawe ukamwiringira akabiyo atahemuka, mbese ibyiza akora akaba ari ukutamuhagaze hejuru. Noneho rero urugo rwubakwa no kwiringira. Nabonye abazubatse bazimazemo n'iminsi, nshaka gusoma igitabo kimwe kugira ngo natwe turebe twigenzura uko tubanye n'abandi. Zaburi 33 umurongo wa mbere ngo dorere ngo ni byiza ni iby'igikundiro ko abaturanyi baturana bahuje. Baravuze ngo bimeze ngo nk'amavuta ngo asutswe mu bwanwa bwa Aroni, ngo bimeze ngo nk'ikime kimanukira ku misozi y'Herumoni. By'amavuta simbivuga, ariko reka mvuga iki kime. Reka mvuga ikime. Ni Zaburi 33. Kubazi iby'ubuhinzi kabenshi ni karamu, imyaka yezwa n'urunyuranyurane rw'imvura n'izuba. Ibyo barabizi yenda n'ababisoma mu bipapuro, ariko barabizi. Ariko imvura kubiga ubuhanuzi, imvura igereranya ibyago n'intambara. Kandi ko imvura iguye ibintu birahinduka. N'ubiguye, muri imvura iguye bavuga ngo twiciye ubukwe pe. Nubwo yabireza imyaka karijana yabitwiciye ubukwe. Siko mubizi namwe. Imvura iragwa, ihene zigataka, ubusimba bukiruka, abantu bagahunga, abandi bati mwiruke kwandura, terura, girute, ugasanga umutekano wabuze kubera ko haguye imvura. None baravuze ngo kubana bahuje ntabwo ari nk'imvura, ahubwo ni iki? Ni ikime. Ikime cyo cyeza imyaka hatabaye iyo nduru. Ikime cyeza imyaka hatabanje iyo ntambara. Ubwo no kuvuga ngo umugore uteka ari kubanje kuvuga ngo nudateka uraje iwanyu. Bo arateka ariko yeza imbuto habanje imvura. Ngo nudahamana imyenda ngo niyo ufite ndayitwika, arayimuhaye ariko habanje imvura. Ariko Imana iri mu mutima we, udahari utabivuze hari n'ibyo gutanga kubona akabyikoresha. Nguko uko hari amahirwe y'ababana ariko bakabana bagenze ute bahuje. Muzizerane. Ngaho kino gitabo NC Plus Positive page 208, hariho teste nshaka ngo natwe twubatse imiryango tuyimazemo iminsi tuyikore turebe igipimo. Ni nkaho nababwiye ngo mufate udukaramo, buri wese ajya arandika reba uko abanyena na mugihe. Uramenya niba umwiringira, niba umwizera, cyangwa uramenya niba ari nusu cyangwa irobo, uramenya urugero ugezeho, cyangwa niba uwuzuwemo n'ifuhe. Ngaho ingingo ya mbere ngo ifate nkaho utemberanye na mugenzi wawe. Ngo mugeze mu nzira muhura n'umuntu muhuje igitsina, aramutsa mugenzi wawe ngo aramuhobera cyane. Ubwo turi kugenda na madame, tugeze mu nzira dukubitana n'umugabo, mbona araje aramukije madamu wanjye, uraho ariko uzi ko udasaza disi, umeze nka cya gihe twanabanaga i Bujumbura.
ngaho mwumve uwizerana na mugenzi we. A. Je participe à la conversation. Iyo wizera mugenzi wawe ugira uruhare muri icyo kiganiro. Kuvuga uti none se madamu muririrwa ha mu nzira shobora umuzani wacu uyu mugabo arare agahenda kanyu gashi. Ni ikimenyetso cy'uko ubanye na mugenzi wawe umwizera. Kabiri, B. Ngamutuzi. Je reste silencieux et les observe. Uwo ifuha riri gushibuka muri we waravuze ngo ndabitegereza nkiyumirwa. Uwo harimo kanyiramo. C. Je rappelle à mon conjoint ou à ma conjointe que nous arriverons tard à notre rendez-vous. Mbitambwira mugenzi wanjye ngo twakerewe tugende. Uwishyari ryaramwishe. Uwishyari ryaramwishe. Buri wese ajye yiha amanota. Teste ya kabiri ndakoresha nye gusa kugira ngo n'izindi ngingo nzivuge nsose. Mugeze mu rugo. Iyi affaire yarangiye noneho mugeze mu rugo. A. Je ne ferai aucun commentaire puisqu'apparemment il est correct dans la ntacyo ndi bwongere kubivugaho kuko nkurikije ibyo nabonye nta kidasanzwe mu bucuti bwawe. O abanyera mugenzi wa mwize. B. Wa undi rero bituzura neza. Je demanderai à mon conjoint quelques détails sur son amitié avec cette personne. Ndamusiganuza ambwira idonido ukuntu yamenyanye n'uriya muntu. C. Wifuye ryishe byajegeje. Je blâmerai mon conjoint pour sa familiarité avec cette personne. Ndibo mucyaye mwihanize n'undi munsi. Teste ya gatatu. Witabye telefone y'uwo mwashakanye. Oya. Telefone y'uwo mwashakanye irasonye. Kuko ari wowe uyiri hafi ni wewe uyitabye. Ukiyitaba wumva ijwi riri kuvuga n'iryo muhuje igitsina. Donc ubwo ufashe telefone y'umugabo wawe ugiye kumva wumva nakazwi kari kuvuga ngo bita shari k'umukobwa. Cyangwa niyo umudamu wawe wumva n'umugabo uri kuvuga uti shari bimeze bite. Iyo telefone niyo witaka. Ubanye neza na mugenzi we. Je demande qui dois-je annoncer et je lui passe l'appel. Uramubaza ngo ninde mushaka? Reka muguhe muvugane. Nta bindi ugeretse ubwo mubanye neza. Wa undi ufite ikibazo gitoya. J'affirme je suis son époux. Que désirez-vous? Wa undi bitari kumera neza navuga ngo erega ugomba kumenya ko ari nge mugore we nibiki ushaka. Ubwo ntago biba biri gucamo neza. Uwo ryishe rero je réponds elle n'est pas ici. Ceci est faux. Aravuga ngo ntawe uraha ugahita ukupa kandi umubeshya. Ubwo wowe n'ubusa atagira Imana ntibaza buri yo bahurira. Teste ya nyuma. Mugenzi wawe mwashakanye atashya amasaha 2 yakerewe ku saha yarasanzwe aziraho. Umubajije akubwira ko yatindijwe n'uwo bari kumwe kandi badahuje igitsina. None natinze ubwo ni umudamu uri kukubwira nageze mu nzira mbona na Fabian aragereza twatinaheruka kera nuko byagenze. Uwizera mugenzi we j'accepte l'explication sans plus. Nemera ubusobanuro ntacyo ndengejeho. Uwo bitari gucamo neza je demande plus de détails pour m'assurer que mon épouse ou mon époux me dit la vérité. Ndasiganuza ngaperereza kugira ngo menye ko ajya mbwira iby'ukuri. Uwo ryishe je lui reproche son retard et explique que peut-être avec quelqu'un d'autre sexe. Mucyahira gukererwa kandi nkamubwira ngo nta kindi cyabiteye nuko ari kumwe n'uwo mugabo. Ibi mbisomeye kugira ngo abo zibayeho nabi ni musanga Imana mwemera ijambo ryayo ribatere kwizerana. Urugo iyo babanye bizeranye nibyaza bije kubabera igitero
babirwanira hamwe kuko umuntu yizeye mugenzi we. Noneho teste ya gatandatu uguhuriza ingingo ya gatandatu yubaka urugo ni uguhuriza hamwe. Ibi abayobozi bacu baramba bari mu nzego zitandukanye. Twebwe nk'abemera Bibiliya by'umwihariko nk'abagorozi ntabwo twemera abantu bashyingiranwa ngo nibarangiza batanu uwo mwanya. Gutana mvuga ni ukuhi ngo turashyingiranywe ubwo bakajya kwibendera ngo ariko aho turandika mwandike ko ari ivangura mutungo. Urwo rugo ruba rutanye rutarabaho. Aba bana umutungo ni akantu gato. Munyumve rubyiruko, umutungo ni akantu gato, umutima wa mugenzi wawe uwukubye inshuro zitarondoreka. Kananga urugero mu ndebe, uyu mugabo iri kote nirye, iri yambaye nirye. None iki gifungo kiriho cyo ni cyande, nacyo mwemera ko ari iki? None iri kote muryite umugabo we, naba umugore iri kote ribe umugore we, cyangwa naba umugabo iri kote ribe ubwo mwabyumvise. None urambwira ngo uyu ni umugore wanjye, ngo ariko iki gifungo cyo ntabwo ari icyaha. Ibyo bibaho. Umutungo w'umuntu urenkiri muri we. Ngo kubize za diagram mwanyumvise. Umutungo w'umuntu umurimo. Ubwo mwamaze kunyuma. None niba yari umudamu wanjye, uyu akaba ari umugabo wanjye, wese n'uwanjye, nka nagafasha ko kantu nkashyira mu mufuka kuko n'uwanjye. None niba mushyize mu mufuka kuko ari uwanjye, igiceri cyari kiri mu mufuka we cyo cyageze, nacyo ni icyanjye. Guhangara kuvuga ngo turabanye ngo ariko nivangura mutungo, urwo rugo ruba rusenyutse. Iyo abantu bashaka ko urwo ruzaramba bahuriza hamwe, bagahuriza hamwe ibyo bunguka, bagahuriza hamwe ibyago, bagasangira byose. Ndavuga mu gitabo kimwe L'Itinéraire de la Famille baranditse ngo muri iyi minsi ya none ngo ingo zatanye mu buryo bunyuranye, ariko kamvuga ubwo ndi bwibuke baravuze ngo hari zahuye n'ibyo bita divorce officiel, ni ugutandukana mu mategeko bakagenda bakandika bagasinyura. Ibyo mujya mubibona. Hari abatarasinyuye ngo bahuye n'ibyo bise divorce financière cyangwa se financial divorce. Abo nabo bariho, ukabana na mugenzi wawe, ubika ukwawe abika ukwe, mugahurira mu buriri no kubyara. Ibyo urwo rugo ngo mwaratanye. Gatatu ngo ni divorce émotionnelle, n'aba bana hatakiri rukuruzi ibakurura hagati yabo bombi. Ababyeyi nibo bari bunyumve, iyo umubyeyi yafashe urugendo cyane iyo mu misozi niho bikunda kugaragara, ariko no mu mijyi abana n'abana, ababyeyi n'ababyeyi. Iyo abana bamukumbuye bajya ku marembo bakareba iyo ari buturuke, bakajya bikanga buri mubyeyi wese uje. N'abagira amamodoka bakikanga umurindi w'imodoka yose ivuze, baba bakumbuye nyina. Hari akagozi kaziritse umwana kuri nyina. Iyo aregutse akabona niwe ngo dore ya jipo, dore ya shakoshi, ujya kubona uko n'umwana amanitse akaboko, amanitse n'akaguru, mbese ukabona ko hari rukuruzi imuhuje na nyina. Niba umugabo wawe yinjira, niba umugore wawe yinjira, ntushikugwe, tuve mu byimbo, mwaratanye n'ubwo mubyara. Divorce ya kane niyo bise psychologique, naho abantu babana umwe atemera ibitekerezo bya mugenzi we, amugaya. Abagore we nta bwenge mugira, ibigabo we ntabwo bizi bigezweho. Kubana na mugenzi wawe uhinyura ubwonko bwe nako n'ubutane nubwo mwaba mubyarana. Icya gatanu nibyo bise extra familial, naho abantu babana ariko umwe mu bashakanye ntiyemere ko abo ku ruhande rwa mugenzi we babona ubufasha muri urwo rugo. Ni umugabo akavuga ati niweho nakoye, ndagusabye biriya birumuna byawe, biriya bisaza byawe, hop bimvire mu rugo. Ni umugore ati niweho nasanze, umbwire niba muntunze muri bane kujya ntekera igikororo, ntabwo birimo. Iyo mubana ukanga ko abo kwa mugenzi wawe babonera ubufasha iwawe, muba mwaratanye. Icya nyuma niyo bise divorce parental, ngo naho ababyeyi baba bana bashyingirwa bivanga mu miyoborere y'urugo rwabo bakabatesha umutwe, nabyo muba mwaratanye.
noneho reka uru rugo tururindishe guhuriza hamwe. 7, umugore agiye yubaha umugabo, umugore agiye yubaha umugabo, nta bundi busobanuro. Petero ya mbere 3:5, Sara we yubahaga Aburahamu ngo akamwita umutware we. Abasoma izindi ndimi yamwitaga izina ry'Uwiteka, yavuze ngo Lord cyangwa se Seigneur, akamwubaha cyane birenze urugero. Iyi ya 8, umugabo ajya kundwa akaza umugore. Ntabwo ari ukumukunda byaba byoroshye, ahubwo ni ukumukundwa akaza. Ngo ni nayo mpamvu ngo Imana iri kurema Eva ngo yafashe igufwa ryo mu rubavu, ngo ntabwo yafashe iryo ku mutwe ryari rihari, ntiyafashe iryo ku kirenge ryari rihari, ngo iyo ifata iryo ku mutwe ngo byari gutuma Eva yishyira hejuru y'umugabo, ngo iyo ifata iryo ku kirenge ngo Adamu yari kugwa mu kaga ko kuzamukandagira, ngo yafashe iryo mu rubavu bivuze ngo ni uwo gukundwa. Ubwo rero urugo rurindwa iyo umugabo nawe azi gukundwa akaza umugore we. Ni Abefeso 5:22. Ingingo ya 9 ibanziriza iya nyuma ni ukumenya mugenzi wawe ukamusobanukirwa. Kumenya mugenzi wawe kandi ukamusobanukirwa. Ibi bivuze ngo iki? Aba bantu bahuye bakuze, barerewe ahatandukanye, bize ibitandukanye, bari ibitandukanye, kandi mu bitugize tugizwe na heredite, tukagirwa na education, tukagirwa na milieu, tukagirwa na alimentation. Mbese ihererekanyamurage, aho twarerewe, uburere twahawe, imirire twabonye, ibyo biratugize. None aba bahuye babitandukanije. Kubw'ibyo rero birakwiye ko buri wese afata akanya ko kumenya mugenzi we, kandi bimvuga nibibe n'isomo ku batarashyingirwa, kuko mu gitabo kimwe cyitwa Les Secrets de l'Amour, ni urupapuro rwa 229, haranditse ngo iyo umuntu agiye kugura imodoka, ngo umuguzi mwiza ngo ntabwo ashukwa n'ubwiza bwa kariseri uko isi inyuma housing, ngo ahubwo umuguzi mwiza ngo areba moteri, ngo akareba uko ikomeye, ngo akareba ibyo ikenera, ngo akareba ibyo wayirinda, ngo nibwo abaguzi imodoka neza. Noneho barandika muri icyo gitabo ngo mwabasore mwe mwifuza kuzarushinga, ngo urwo rugero rwiza murarwumvise, ngo niba murwumvise, ngo mbere yuko uhangara kuzicana na mugenzi wawe ngo mubane nk'umugabo n'umugore, ngo uzagenzura ibintu 4. Ngo icyambere ngo uzige soneredite, ihererekanyamurage rye, akarandeke, umuryango avukamo, iyo hirya iyo. Kandi mbabwire imico y'ihererekanyamurage irakongera. Umeze umwana mbyaye nkayimwanduza, uwazabyara kandura iyanjye ndi sekuru, n'uzavuka kandura iyanjye ndi sekuruza. Ngo iyo bakomeje kugendera mu nzira yo kubaha Imana, iyo mico mibi itakara. Itegeko rya 2 ryo ryaravuze ngo mpora abana gukiranirwa kwa base, ngo nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Iryo herekanyamurage ribi, imico itakara ku gisekuru cya 5 iyo mwakomeje kubaha Imana. Noneho rero hura na mugenzi wawe warabanje kumumenya, ejo bitazaba bibi. Bikumariye iki? Icyambere, nibuze intege nke z'umuryango wabo. Iwabo se bakunda abagore, sekuru nyirakuru bari bisambo, abagugu, nta wamenya. Bigufasha kureba niba yarahindutse. Wasanga yaranahindutse umwemeye nka mugenzi wawe, bikagufasha ibyo uzamurinda kugira ngo abazimu biyo hirya batongera kuzuka mu mico ye. Ibyo nibyo bituma umuntu agomba kumenya mugenzi we. Noneho ngo ikindi ugomba kumenya ngo ni sanatire psychologique. Ugomba kumenya imiterere ndemano y'ubwenge bwe itazakubangamira. Kuba udahuje n'undi psychology ntabwo ari icyaha, ariko shaka ihuye n'icyo ushaka. Ejo utaza n'uwo guhinga, ariko ufite wizaniye ufite ubwonko bwo gutwara indege, akazabura iyo yitwara nawe ndibizahuze, kandi mwese mwari beza abo kuko mutahuje imiterere. Ikindi ngo ugomba kureba ngo ni sensation, ngo reba ibi mwahagiza n'ibyo anyotewe mu buzima. Mbese arashaka ko quartier utuyemo ivuga butumwa yigira hirya, cyangwa arashaka kubona urugo n'umugabo agakinga igipangu n'isasi
ntizizongere kuhinjira. Ni ibiki bimwahagiza mu buzima bitumya kwemera nk'umugore, bitumya kwemera nk'umugabo? Ibyo uzabirebe. Icya nyuma ngo uzarebe les influences sociales et familiales qui s'exercent sur lui usire. Umuryango avukamo, urwego barimo, ngo uzarebe icyo byamutwaye, kuko bigira ingaruka mu buzima bwanyu bw'ahazaza, nziza cyangwa mbi. Noneho ibi nabyo muzabizirikane ku ngingo isoza, ariko ntarayisoza sinabura kuvuga ngo iterambere niryo ryadukozeho, aho umuntu ari kurira imodoka Igisenyi akicarana n'inkumi yitwa Nadine cyangwa Viviane cyangwa utwa tuzina tugezweho na Riri na Shushu na Bibi, bakagera ku Mukamira baba Mahoko babaye inshuti, bakagera ku kabare ari abasheri, ku Mukamira ubukwe bwahiye, Musanze baburarikiye barabutaha, Nyabugogo bugahita butaha. Uwo muntu ntabwo muziranye. Uwo muntu ntabwo muziranye, niko kaga muri kubona mu ngo za none. Noneho ingingo isoza, buri wese agomba kurindisha urugo gushaka icyaneza mugenzi we. Agomba kurindisha urugo guhora ashaka icyanezeza mugenzi we. Mbibutse ko ibitabo bitubwiye ngo mu mwanya mugenzi wawe atazi, mu byo atateganyaga, mu byo atanakeka ko wakora, ujye umutunguza impano, ujye umutunguza twakado. Ntabwo gukundana birangira. N'agakecuru n'agasaza bagomba gukundana. Ibyo byo kuvuga ngo singirambagizwa ugasohoka n'ingonera zose ngo ntabwo ngirambagizwa ngo ntuzakaraba, aba bana umugabo utamwibeshyaho arinda asaza kirambagiza. Azi no kubona agakecuru k'umwanda akagatandukanya n'ake karimbye. Uzajye uhora ushaka icyanezeza mugenzi wawe. Ngibyo ibituma ubukwe burindwa. Nsoza, ibindi ndabivuga ntasomye. Ibi byose mbabwiye nta dini bitanga. Ibi byose mbabwiye ntibiba ku isoko. Ibi byose mbabwiye nta usibye ku Mana. Abantu benshi batashye ubu bukwe bw'abagorozi bamenyereye ndibera mu madini, ubu bari barindiriye hari n'urusengero turajyaho, ntabwo urabona ko baje bagaturiza ahangaha. Bavuga bati noneho katurebe bigeze hariya, buriya hari pasitori n'abakoraho, ntawe, kuko ntawasezeranya aba bantu. Munyumve namwe muzakora narize nk'uko mukora n'izindi. Abashyingiranywe nta muhango witwa kubasezeranya ubaho. Muri Bibiliya ntubaho, mukuri kw'Imana no mukuri kw'abantu ntubaho. Kuko kuvuga ngo umuyobozi runaka ngo w'idini ngo ari busezeranye, aramutse ashoboye gusezeranya, ntabwo yahimbira kuri William na Egidiya bemeranije n'ababyeyi bakabimenya. Yajya mu isoko hariya muri Goyiko, akagera abona umuhungu uje akamufata, akarindira ko n'umukobwa aza akabafata, bataziranye. Abamatanije bakagenda, yabazi gusezeranya. Ahubwo uyu musore yumvise akuze, ibyo ashaka ari kumva ashaka kubigeraho neza, yatekereje kurambagiza. Abwira mugenzi we ngo uzambere umugore, nawe aramwemerera ngo nzamuba. Ubwo kubaraha bari basezeranye. Uyu munsi wa none bamaze kubibwira ababyeyi bombi, itorero babibwiye ababyeyi bababyaye ku mubiri, bahamagaye inshuti, twaje ngo turebe uko bujuje amasezerano bagiranye mwese nanjye tudahari. Ntabwo rero naje kubasezeranya. Amosi 3:3 haranditse ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye, ubu mbese tukaba twahuriye hano gusa nta kantu kahabaye, nta nama, nta kaganiro, tukaza bagahura bagasezerana. Icyo ntikibaho. Ahubwo barasezeranye. Mureke nge namwe tubafashe dufatanye gushima Imana no kubashimira ko basohoje amasezerano bagiranye. Mu bagorozi rero ntitugira uwo mugenzo wazanywe na Papa Soteri ahagana mu ijana rya mbere. Uwo mugenzo ntituwugira, cyangwa se ngo tubabwire ngo guranzanira ngo ikese ari inkoko bakizishikura ngo gurambi inkoko ngo n'ihene. Mbese nk'uko mubona idini yafashe iby'Imana ikabigira bizinesi, ngo naho hatega agatiyo nibura ushinguzemo 20, ibyo ntibiba mu butumwa bwiza. Icya kabiri nsoza mvuze, ntabwo mu butumwa bwiza haba imigenzo n'imihango by'amoko. Ibirere
ibihugu nuko abantu babihinze cyangwa iterambere, ibyo ntibibamo. ngo ubu yenda uyu mukobwa arakuze ararya, mwemera ko Egide arya? Azi gufata imyaka. None ejo mu gitondo tuze ngo kumurisha, umuntu agira imyaka 20 bingaha atarya, ngo ejo ngo tuje ngo kumutwikurura. Ni ibiki bimutwikire? Yabikura? Ibintu byo kubeshya by'amarimanganya bitwara igihe, bitwara umutungo, birushya ababyeyi. Ibyo ntibiba mu butumwa bwiza. N'indi migenzo mwene wayo, ibyo ntibiba mu butumwa bwiza. Rero ni mu nkundira batashye ubukwe, kwanza tuvugurura izacu, dusabirane twese hamwe dufatanije, dusabira abangaba iki gikorwa cyiza cy'indashyikirwa bagezeho, bazakirinde bakirindishije kubaha Imana. Imana ibibahe mu izina rya Yesu.